turabasuhuje nshuti zacu mudukurikiye muri uyu mwanya, turabanezerewe cyane. Nanone tugarutse mu kiganiro cyiza cyane tugiye kuganira namwe muri uyu mwanya. Ni ukuri ni iby'igiciro kuba tubafite ku Murage Family TV. Imana ibahe umugisha. Dukunda kubasabira imigisha cyane kuko iyo muhisemo kudukurikira biratunezeza, kuko tuba turi hano kubera mwebwe kugira ngo tuganire namwe. Uraho neza. Amakuru Ni meza. umeze neza Cyane. ndabona ukeye, wambaye agashati keza. Uraberewe cyane vrema. Urakoze urampijana. Harya ubwo ninjye uri guha cyangwa ni uri? Oya, wambaye neza mpijana. Mere wambaye igiceri. N'abantu ugihura nabo bakakubwira gutyo. Abasha umwe se ahubwo hari uhura nawe agahita gusaba ngo mere ngo ko nshonje ngo wanguriye, no ugahita wumva ugize impuhwe. Hari uwo najyanye rero muri alimentation nambwira ngo njye kukugurira umugati, tugeze ahita ambwira ngo ngurira n'amata. Yego nyine sayobewe iki. Abana nk'abo nyine umuntu agenda ahura nabari. Nanjye mise niba ukundi batubwiye mu muhanda uko akunda abantu bagwa nyine, hanyuma bagiye kumuramira ngo barebe se yagize ikihe kibazo. Umwe ati mumuzanira amata, ahita ngo nirindazi. Kandi ubundi yari ameze nk'utabasha kuvuga. Nshuti zacu tugiye kubaganiriza kuri topic nziza cyane. Ushobora kuba ugenda uhura nabyo aho wirirwa mu kazi kawe ka buri munsi, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ufite ukuntu ukorana n'abantu benshi, mufite bosi, byanze bikunze ibi bintu mujya mubibona. Tugiye kuganira ku biki? Tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ese ni ngombwa ko uhishira mugenzi wawe ku makosa ari gukora mu kazi? Ese ni ngombwa ko uhishira mugenzi wawe ku makosa ari gukora mu kazi? Ni ngombwa rimwe na rimwe. Gute rero ukagira inkuru? Urumva hari igihe uba wakerewe udashaka ko boss abimenya, ariko aba boss babyirengagize bumve ko bibaho ariko ntibabifateho ibintu birebire, cyangwa nabo bazajye bazinduka, sibyo? No wakererwa ukaba wabwira mugenzi ati ndakererwa, wenda boss nahantanga, umubwire wenda ko ngiye ahantu runaka, ko nsohotse. Nta nubwo biri guhamubwira kuko umwe ngo ngiye aha utasabye uruhusa, urumva aba ari ikibazo. Tumwe ati boss naza mwana unkuvure. Boss urumva ku ruhande rumwe atari byiza. Nadusubize. Wowe dukurikiye urumva bimeze bite? Ku rundi ruhande ntago ari byiza. Kuko nukuvuga ngo ubu ugiye gukoresha amakosa wa mugenzi wawe. Nkuko turi mu isi dukosa, ntabwo tubishyigikiye, ariko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ukabikora. Ariko bibaze rero wayo ukorana n'abantu ukajya umubwira ati rero uze kunkavaringa umvugire dore simpari, ndasimbutse gato ndaje, hanyuma akajya akora contraire. Ubwo urumva n'izindi ngaruka zirimo. Icyo gihe nawe ujya kubibwira umuntu uzi neza ko atagutanga. Rega nubwo mushaka kuba muri gukora mu kigo mukora muri nk'abantu niba yaba ari n'ijana, ariko ukaba ufite umuntu umwe w'umwizerwa uguhishira ku buryo atakuvamo. Ako kantu ko guhishira, ariko ubwo ba boss wakoze baba bari kubarira mu mibare. Oya, hari igihe biba ari ngombwa, hari igihe utekereza gusaba uruhusa buri gihe. Kandi hari n'aba boss rega umuntu asaba uruhusa ntabarumuhe. Kangahe se urusaba agahita ukamusaba uruhusa kandi mu by'ukuri wenda birumvikana pe. Noneho agasa nk'aho aruguhaye ariko ataruguhaye. Noneho hari ibindi bintu rero bikunda kuba mu kazi, abantu nyine mukorana gutyo, ugasanga habamo abakozi barega abandi. Wenda nkuko nguko, niba na boss wenda ntawe uhari cyangwa nta n'ubundi buryo bwo kwerekana igihe umukozi yagereye ku kazi, ariko ugasanga hari raporo zitangwa. kanaka ahora siba nako ahora akererwa,
iyo udahari buri gihe ntabahari acunga ugiye akagenda agacunga igihe uri bugarukire cyangwa akabaza ngo se waje agahita aza yiruka ibyo bintu abo bakozi baregana koko ubundi ninde warabagize abarinzi ba beneze rimwe na rimwe usanga bene nk'ibyo bintu ari nk'umukoresha ubigiramo uruhare akaba yaguha akazi uzi wenda waguha akazi wenda ka dafu ariko akongera ati ujye uncungira na bari abakozi kizajya kiba cyose uzajya umbwira oya birumvikana ko kurengana ntabwo ari byiza ariko kandi nanone n'abakozi ku ruhande rwabo burya umukozi aba akwiye kubahiriza inshingano ze niba ari amasaha yo kugera ku kazi akayubahiriza niba ari gahunda zose z'akazi agakora akazi ke neza hanyuma igihe cyagenwe cyo gutaha akaba ari cyo atahira akitwararika ariko hari amagambo avuga ngo karushye sawa cyangwa nibyo bamwe bitwaza reka nkubwire ukuntu biba bimeze hari icyo ababosi birengagiza akaba atakwihanganira wenda isaha imwe wakerewe mu gitondo cyangwa se iyo minota 30 ntayihanganire akirengagiza ko ari bugukoreshe wenda n'amasaha 2 arenze ya masaha mutahiraho ibyo ntabibara none se niba dutaha saa 11 akaba ankoresha kugeza wenda saa 2 z'ijoro urumva ndava kwa saa 2 z'ijoro ngere mu rugo wenda ngira utwo ntegura two kurya iki kuryama rero ngewe byagenze gutyo ayo masaha yarengejeho ndi gukora ngomba kuyishyura mu gitondo ntabwo ibyo biba ari byo muri logique niko byakagombye kugenda kuko hari amasaha yagufasha nibyo nkubwiye ko hari igihe abakoresha hari ibyo birengagiza yagukoresheje amasaha y'ikirenga ntiyayakwishyuriye yaguhembeye ariko naho aragira ngo niba utaha saa 11 ugomba kugera ku kazi saa 3 none utashye saa 2 z'ijoro cyangwa se saa 3 z'ijoro kuki yakumva ko n'ubundi saa 3 uri yageze ku kazi ibyo akabyirengagiza mukwiye kubivuganaho niba rimwe nako kazi ka nyine ugasanga hari amasaha runaka warengejeho ikirenga hari bamwe ayo masaha bayabara bakayahembera umukozi kereka abazungu nta mwirabura wayaguha ariko nanjye hari ahantu nigeze gukora byabaga ari ibibazo byo gutaha gukora amasaha y'ikirenga nese barayaguhemberaga saa 6 z'ijoro hari igihe zageraga kandi mu gitondo saa 2 ukaba wageze ku kazi naho icyo gihe hari igihe uhita ukubitana n'uwo munaniro wose ukumva ushatse kuruhuka pe ukaba wanditse ati rwose ndumva ntameze neza agahita kwereka agenda y'akazi ku ruhande rumwe kuko rumva ni umuntu uri guharanira inyungu abagomba kugira ute wamwumva ariko ku rundi ruhande abagomba kumva na wa muntu utuma za nyungu zigerwaho kuko niba numva ndushye mu mubiri bigombera ikiruhuko sinjye kuruhuka nawe ntabwo azanyitegaho umusaruro nk'uwo yashakaga uko bizagenda kose hari ibyo nzica ikigaragara cyo ni uko haba ku ruhande rwa bosi haba ku ruhande rw'abakozi ikigaragara ni uko haba hakwiye kubaho umwuka mwiza hakabamo kumvikana hakabamo gushyira mu gaciro igihe ufite imbaraga ukazikoresha mu gihe byanze bosi nawe akabyumva buriya kwizerana kumva ko nyine hari ukuntu umukozi agirirwa icyizere ku buryo bosi uko byamera kose niba uwo mukozi amubwiye ati rwose numva ntameze neza bosi akabyumva vuba ati ubwo ari uyu nibyo urumva kubaka icyo cyizere ku mukoresha wawe ku buryo byikora niba mfite ikibazo byanze bikunze buriya bosi agahita avuga ati ni kanaka nibyo noneho hakaba unuvuga ati mfite ikibazo wowe urumva ahubwo bakoze inshuti zacu tugerageze twige uburyo dukwiye kubaka icyo cyizere ku bakoresha bacu ahubwo ababosi abenshi bakumva ariko wababeshye wababwiza ukuri ntibakumve biterwa n'uwo ari we umukozi uwo ari we cyangwa ni bosi uwo ari we ababosi benshi ugiye ukamubwira ati rero mfite ikibazo iki n'iki ndashaka gutaha
ntabwo ahita yumva ko yahita kurekura, ariko ugenda ubwire ngo ndarwaye kandi uri kumubeshya ahita, none se yabigira gute? wakora urwaye se? Ntabwo wakora urwaye. Ahubwo ngiye numva aba boss ikintu bajya barebaho, bajye bishyira mu mwanya w'abakozi, kuko nabo buri gihe nubwo akazi aba ari akabo ntabwo bahora baza. Hari igihe basiba batagiye no mu gushaka iby'akazi, bagiye muri kote sosiyale yabo, ntubakirengagiza ko nawe uri umuntu. Bishyize mu mwanya wawe, wajya ubabwira ikibazo. Umva ngewe hari igihe cyageze numva nafite akantu ngomba gukemura byanga bikunda, sindi bubwire boss ngo ndarwaye kandi sinari ndwaye, kuko hari n'igihe ushobora kubeshya umubosi ngo urarwaye, akaba azi ko yaguye uruhusa ko warwaye, niba uri gukata mu mujyi mukamura kubitanye, ese wamubwira iki? Ahubwo wamubwiza ukuri. Ngewe mubwiza ukuri akaruma cyangwa akarureka, nabwo n'igihe hari ikibazo mfite ndashaka kujya kugikemura, ariko ngo kirihutirwa ndavuga ni cyane, ahita ambwira ngo ibi n'ibi se warabikoze, ndamubwira nta kibazo, ugenda. Icyo gihe iyo ugiye ugenda ufite umutima utuje, niyo mwakubitana hehe na he ntacyo wakwikanga, ntacyo uba wishinja. ariko iyo wamubeshye naho uri uhumeka ubona ari akuri iruhande, ureba ko duhuye. Rero ba boss dukorera mujye mutwumva rimwe na rimwe. Oya nibyo bajye batwumva rwose, natwe turi abantu reka, hari n'igihe natwe reka tuzaba aba boss, tukaba aba boss b'abana babo. Sibyo ngo iby'isi ni gatebe gateke n'Abanyarwanda bavuze, kuko we ubu ntibishoboka ko ushobora kumubera boss, sibyo? Ariko byanashoboka ntawamenya, ariko cyane ushobora kuzaba boss w'umwana we. Aribaze mpuye n'umwana wa boss yarangiriye nabi, boss yarakubereye boss mubi, urumva ni hahandi abana basibisa konsekanse z'ababyeyi. Ushobora gukora neza umwana iyo neza akazayibona, wanakora nabi ugasanga umwana wawe uri gusibisa cya kibi wakoze. Rero aba boss rwose mutwumve, tujye tubasaba. Wenda twavuga mu gusoza iki kiganiro, wenda twavuga tuti aba boss rwose bakwiye kujya bumva ibyifuzo by'abakozi babo, kandi n'abakozi bakwiye kujya bashyira mu gaciro, ntibabe babandi bahora mu mpushya, ninde wakererewe ni kanaka, ninde wasibye ni kanaka, ninde uhora afite impamvu zo kutaza mu kazi ni kanaka. Yego impamvu zibaho, ariko buriya habaho no gushyira mu gaciro. Siko hari twabisoza, hanyuma n'abakozi bakagira umutima mwiza wo gukundana, ntibazajye baregana, kandi uwo ubwiye ngo agukuvure rwose abikore neza, akwitangire kuboshya mbese. Ntabwo ari buri gihe, ariko igihe byabaye jya umubikira ibanga, mwana wa mama, nawe azakwishyura. Reka dusoze iki kiganiro, kandi ni ukuri mwakoze kudukurikira, turanezerewe cyane kuko wabanye natwe kuva ikiganiro kirangiye kugeza kigeze ku musozo. Nakagaruka rero, tuzasubira, ibiganiro birahari byinshi, wowe ukomeze ukore subscribe niba utarayikoze, ukomeze ujye ukurikira, ushyireho aho kwande kunzogera, ikindi kiganiro ni cyiza uzakibone, tujye dukomeza tuganire twungurane ibitekerezo. Kandi niba hari n'igitekerezo ufite hano hasi muri comment wakwandikamo, wanatubwira nawe uko ku kazi kawe bijya bigenda, mbese barakureze kuko hari nabo barega kugira ngo babamburize iyo myanya yabo, abari bo bayijyamo. Ariko niba ari Imana yahagushyizeho umura ntuzahava, ahubwo itwararike mu kazi kawe, ntukagendere kuri bya bindi ngo karushye isaba. Oya, ariko hari n'akarushye isaba. Akazi karabuze akazi karabuze, benshi baba bababaye barira barabuze akazi. Mwakoze rero kudukurikira, reka dusoze. Uyu nguyu nk'uko musanzwe mumuzi yitwa Julienne, nakagaruka, bye.